Bafeni usuranyumva? Twabagejejeho agasobanuye rero. Agasobanuye nyarwanda. Kaza TV 250. Welcome TV 250. Mwibutse ko ugomba gukora subscribe, share, ndetse na comment. Writing. Tutangiye agafilimi kacu. Aruwaruje akomanga. Aruwaruje akomanga. Ati genda urebe umuntu ukomanze. Waba ubundi. Yego. Mama wawe ari muzi. Bamubwiye se ko mushaka. Okay, kamubwira se. Atoke, kamubwira se. Aha mureba. Hari umusaza yibereye mu bitabo. Ariko hari n'umuhamagara cyombo wese. Wabuze aho bari? Amaze kumenya amakuru y'umuhungu ariko kuri aba muntu amakuru y'aba bantu bashimuse abantu. Aha harumuhamagara amubwira ngo hari amakuru umenye y'abantu bashimuse abantu, ariko hari umuntu umwe umaze kumenyekana waba warashimuse abo bantu. Aha umusaza tutazi uwo ari we ngo nafanda mu isafande ngo araje arebe uburyo bigenda. Kurikirana hari uwari ukomanza ukinguye, uwo bamwita nde? Bamwita Karaki. Aha abavande nta byinshi ntabwo byo kubakora mu ntoki, hari ikintu amwongoreye. aramubwiye ngo hari umuntu mudugudu ashaka gufata ku ngufu. Undi aramusubiza ati mbese wabimenye gute? Aho kugira ngo amusubize ariko cyarigendeye. Ndorera umusaza asigaye mu rugabagabo mu rujijo. Ese mudugudu aribaza ati mudugudu ati ni ibiki yakoze? Ariko ibi bintu birakabije. Ati reka nkwereke. Atibazaho ati reka mpaguruke nkwereke. Urabona ni wa musaza arakaza afite ibyombo, afite amapingu we. Afite amapingu n'imbunda, arabitse n'imbunda. Murebe akagiye kuba murebe tunyarukire hakurya hari wari urimo gukata akata neza rwose. Icyakura nitegereje neza ni umureke. Ni kwa Pita na Mumararungu. Ati Mumararungu rero ati uyu munsi wanekeye neza. Mumararungu nawe ati se gute Pita? Ubundi sinsanzwe mutegurira neza. Mbibutse yuko mu gice cya 14 umuntu ni Mugali episode ya 14. Ahangaha usanga uyu mugore yarajyanye umugabo w'abandi. Ahangaha Pita ariyo ku minsi 10, ariko ahangani yakimubwira ngo uyu munsi wanekeye neza. Mu minsi yose bamaranye kurikirana arakata neza yitonze nka kwa kundi nanjye uwajya ajya nkati atereka ngutamike mugabo mwiza. Ibigabo birihereza we. Ati biraryoshye kabisa. Koko urumva mba nagukoreye aguhendaritse. Umugabo ati atongozi yuko nanjye rero ndi buguhe. Ati ndaguhembaje. Aramuhemba iki? Reka twumve. Ati sheri n'ubundi rero kuguhemba nibyo. Ati hari ikintu n'ubundi nari naguteguriye ndibuze kugusaba uyu munsi. Umugore ati ni igiki?
umugabo ati wembwira gusa ni muri bukinyemerere atukaza kukiba ariko aranatera uyu mutipe ararya uyu mutipe mumwiruke ko uyu mutipe yagiye akina mu dufilimi twinshi tugiye dutandukanye hari aho yakinnye mu basangwa butaka hari aho muzasanga yarakinnye mu yitwa furofuravo cyangwa se avase ku murambo ariko agarutse ari Peter n'ubundi nguyu yubatse ikiroso aravuze ati aricyo rero nshaka kugusaba uyu munsi wa none ati uratsima ati ndagusaba kandi umbwire nimba uri buse kukinkorera undi ati ariko murareba yamuhaye iminsi 10 gusa ati nakwema iki se koko sheri abantu mutitaba sheri rero Peter ati ntacyo wanyima mukujijinganya bwinshi n'utuntu nyine n'amasoni ati nyine ariko biragaragara ko yari yatinye kubivuga ati ntacyo nakwima turabona noneho ati n'ubundi urabona ko ni nkaho wamfashe bukwate ati n'ubundi dore tumaranye iminsi 10 ati hari ikintu rero ngira ngo mukorere cyangwa ngira ngo umusabe icyo kintu kibe ati ndagira ngo gusohokane tujyane mbone kugushimisha kubw'ibyiza wamure umugore ati saho ati saho ko watinze ati harabura iki saho ngo tujye ati reka tubanze dukomeze turye ati kandi sinanabyanga ati pfa kuba ari ku ikofi yawe ariko murumva mwumve ni imbabazi ati pfa kuba ari ku ikofi ati ni ku ikofi yawe gusa ati ubundi tukagenda tukayari umugabo ati ntacyo ati ndashaka kukujyana ati nanjye byibura nkagushimisha nkakwibagiza cyangwa se ukanyibagiza basi sorry yaravuze ngo ukanyibagiza umubabaro Marita yanteye ariko ati ibyo bintu biragushimishije mbirutse yuko wajya ku murongo wa YouTube channel ukandikaho Ikaze TV 250 ugakurikirana utudufilimi hariho udufilimi twinshi tugiye dutandukanye ugakora share ugakora subscribe ndetse ugatanga na comment mbabwira yuko ibitekerezo byanyu ari byo bituma tugenda dutera imbere kunguka ubundi bwenge twikomereze kwa Peter yarambwira ati ibyo bintu byaba ari sawa umugore biramushimishije cyane ndetse aranasetse harabazaga hari uruhinja ruri kurira we bafite ibasi bafite n'igiki hajya ikijerekani gitwara igikoma n'igiki igiteremuzi mafene acyumvise ni igiteremuzi barakomanza haraho bakomanza haruje kubakingurira akana kararira atunguwe no kubona mbibutse yuko uyu mukobwa muramusanga hari ahandi hantu mu gice ndumva ari icya munani ahantu yaje bamutoraguye ku nzira ariko hari ahantu yaje bamutoraguye ku nzira ahantu yari aryamye aba bakobwa nibo bamutoraguye mbibutse yuko uyu mwanya none aribo bamufite hari abaje ngaho n'amabasi reba indoro sha reba indoro aramubwiye ngo bite umukobwa ntamushubije nguwo arakinze reba indoro sha reba ukuntu abareba n'undi ati urimo urangiriza umwana humura nta kintu umwana ari bubi umukobwa arabasetse arikingiye arabitegeje kuko akantu kamuri kangana kuriya arumiwe ngo akantu kabyaye kangana kuriya ndaje nkazengereze nkafatanya na ruriya ruhinja kuriya ngo ndaje nkazengereze ngo ngafatanye na ruriya ruhinja hari aho binjiye ibaso nyamugore ntayinjije mu nzu nimba ari umugore nimba ari uvuye kubyara hari wa wundi aracyahari arindiriye uwo yashakaga arasohotse aramusohoje
namwongoreye hari ibintu namwongoreye aramubwiye ngo papa Mugisha na papa Mugisha na Keve ngo arabashaka ngo aramushaka aramubwira ngo papa wa Mugisha na Keve aramushaka ngo nazamubwire undi aramubwira ngo ndindaze tujya undi aramubwira ngo ntabwo tujyana undi aramubwira ngo okay ngaho nzi arakibiranya aragenda undi asubiye mu nzu hari abo baje aha ngaha uyu ni Ndubyutse n'ubutuna bwinshi we ndebe ni Mukakamari ni madama Kamari mwenyewe umukire wawe kanye kubw'agafuni Kamari uwo arakinguye yaryamiriye ibitotsi byinshi ati bwake aravuga ati narinzi ko ataraje ubutuna bwinshi ati yewe ati bwake bigeza ati reka mbanze niborose njye mu kazi kanjye hano baje aha ngaha hakurya wa musirikare tutazi w'umwefani arakomanza uri mu nzu ati ndaje agize uri mu nzu uwo nidushe aha nihe haje rero arati ni mudugudu ahandi ati komeza uze mudugudu mu bwoba bwinshi mwe turebe do ati none se urinde umpamagara gutyo ubwoba bwinshi asubiye mu nzu murebe ni mwagabwoba bwa maferi do undi ati uyu ntituramumenya mbibutse do ubwoba bwinshi kigwira undi azana iby'agasuzuguro no gutera byatiko atera ibyatiko nk'irya maferinande na karaki undebere nawe do asohoye amapingu undi arayasuzuguye cyane ayasuzuguye nkande rero ayasuzuguye ngo witwa hari umuntu muzi usuzugura uretse muramubona uwo muntu usuzugura aramubwira ati ngwino nkwambika amapingu ushaka neza wagira ngo ni Pamela amweretse imbundu ndagize ubwoba atishyira amaboko hejuru atangiye kudedemanga aradedemanze nka gisawe cyo aradedemanze amaboko undi ati teka ndebera ubwoba bwishe umugabo nka cyagiye kwa maferi mwambitse amapingu ariko nta nubwo nagusuzuguye yewe burya muranse iyo umuntu bamufashe aratangira ati burya nta nubwo nagusuzuguye kandi yatangiye gutera iguti atera iguti nka rya rindi rya maferi ndebera na ba karaki ndebe ati njyewe ntabwo nagusuzuguye undi aravuga ati ntacyo mvugana nawe amwambitse ipingu we ati teka amaboko mwambika imiringa y'abagizi ba nabi mbibutse yuko bamubwiye yuko hari umukobwa agiye gufata ku ngufu niyo mpamvu baje kumutishyiramo amapingu uyu mudugudu nawe mbibutse ba mudugudu mu bakobwa kababayeho imiringa ati mumbabara ati haguruka ndati mbabarira kumira icyaha kitaraba we mafene ati nakosheje iki ati kunjyanye umuzaza ati umuntu wambaye imbuto uramuzi ndebe ariko iki kintu reba n'intambwe uburyo kigenda kuko iki kintu gishobora kuba ari n'ikijura ari n'igifashe ku ngufu ndebe aramujyanye hari aho twaje ahantu bita muri nyabyo we aho bita muri nyabyo we mu mudugudu wa nyabyo ngaho hari aho twaje umudugudu wa nyabyo ariko ni ha nyabyo koko aha naho hitwa muri nyabyo hitwa hehe bafene muri nyabyo aba bakobwa binji ariko binji binjiye hehe mu rugo iwabo binjiye mu rugo iwabo umukobwa uyu mbibutse yuko uyu bamwita Ngabire akaba mukuru wa Pamela niwe uyu wabyaye
Pamela cyafite ufate neza nk'abandi ndabona twaviriye bose ubona akanya kufasha nacira umwana tuzicara nanjye fasira umwana wanjye ese amahana nzi ko mubyara amahana aribyo kandi ibyo bintu sibyumva neza undi ati narenze ko kubyaye amahana aza kugabanuka ati kumbi yariyongereye kaka agahungu we ariya magambo mubona aba yanditse ngo ova ubwo tuvuze ova ni boy n'agahungu ati mfatira umwana neza cyane nk'amata y'abashyitsi umukobwa ariwe bita Ngabire ati uyu mwana koko arasa na Karaki neza ati reba amazuru ati ni fotokopi neza umukobwa ati kagire neza gafate neza kadahere nk'uko ibyo kumbwira ibyo basasi bikorerwa ati neza ni Karaki ati yariye Karaki umukobwa ati ngande ati bakumiwe ati urabona uyu mwana asa na Karaki ati uyu mwana urabona asa na Karaki hehe ati uramenye ati gabanya umunwa ati uragabanya umunwa ati uyu mwana asa n'abaki umukobwa cyangwa abakobwa mwe mubyara mukima abana basi mwarangiza mukabegeka ku batari basi mukabegeka ku bakire neza nde ni Karaki undi aramubwiye atumva ibyo bintu bizibe ibyo bintu biceceka wacinzi we ati ibyo bintu bizibe ati hatazajya n'undi muntu ukumva ati umukobwa Ngabire aravuze ati munze ko bavuga ibyunamye umuhoro ukarakara hanyuma undi aramuseka ati kiriya gikarase urabona umwana wanjye yaba wa kiriya gikara ariko ntabwo muzi ko mwera ibyara umuntu abyara mweru na muhima babivuga ngo iki mafene ngo mwera ibyara iki ibyara mweru ikarase cyaba gifindi ibyara mweru na zangana ari kubarasa umwana agesa na kiriya gikara naho wabihishira yakurikiraga bekawe uri kubarasa fotokopi aya mazuru sayanjye biri Karaki aya mazuru sayanjye ni Karaki musomusoyi amizora azabikubwira azana neza bimire aya mazuru sayanjye ati ngo wasanga byari inshinzi nawe ariko n'umuhungu nta muhungu w'inshinzi umukobwa ati nzongera kumva yuko wamitiye umwana ko asa na Karaki uzabibona ati ahubwo reka mpamagara Gatesi aza mugufasha Gatesi ni wa mukobwa waje kubakingurira ati umukobwa ati mbese iryo shyano uzanye ngo rinterurure umwana ati mbonye byaranabyibushye ntabwo reka mbe mpamagaye Gatesi azamugufasha azagira ate azamugufashe Gatesi undi atari ko urinda uhamagara Gatesi ko azanterurire umwana hari abaturutse hakurya uwo ninde ni Peter na Mumararungu hari ahantu bari hakurya ubise hehe Peter ati Peter koko aratangiye ati ubu inshinzi ndi kwibazaho ati nkaba nyijyanye ngo tugiye kurya inkoko n'impavu dati umugore wanjye ari aho ngaho yasabye gusa ntacyo ndi kumuha ati nkaba njyanye n'inshinzi ati umugore wanjye yaraye yanabwiriwe ati ibi bintu biravamo barakomeje akomeza agenda amusiga inyuma yibaza bakomeje baza baganira ariko ari kubyibaza mu mutima ati nta n'impuhwe mfitiye wa mukobwa we ati ndaya muri babi ndagahindukira akavuga ati se kutari kuza ngo ubanguke ngo tugende ati banguka tugende aho ndati humura sheri uyu munsi turarya inkoko rwose turarya n'urukwavu aragenda baganira ariko Peter mu mutima we
hacuramye baraseka aragenda Peter yisigaza inyuma ati ko mbizi koko ati ibi bintu birangoraho nitumara kurya ati kandi uyu niwo munsi wanje wa nyuma wo kwasigara ntabwo ejo nzongera kwarara ndarara uyu munsi niwo munsi wa 10 twavuganye ihe ati ndabizi abakobwa iyo bageze mu kabari bakarya bibagirwa uwabibahaye ati banywa nka ndayihatso cyangwa nk'ikimodoka gifite moteri ishaje ngo samuterera ngo zapfuye samuterera we icyo kimodoka ntacyo nzi utuba amafaranga ngiye gutakaza kuri uyu mugore ati nayiki mbibutse ko uyu ni umukobwa wande ni umukobwa w'umuyobozi ushinzwe ki nyamara burya n'abana b'abayobozi barananirana yagiye kwikodeshereza gato ku ruhande kugira ngo abone uko ararana n'abagabo yarananiranye nabo shinzi barakomeje baza baganira barakomeje baramanuka hakurya ahitwa muri Murambi barimo barambuka bajya muri Nyabyo Peter ati nyamara ati nje ndi kubona ibyiza ari uko waza kurya nk'inkoko ebyiri cyangwa inkwa ati se sheri ko kuri buze kuzimara udati ndazimara nariko sheri uretse ngabure dore ngabo bari hakurya kure ngabo ati shati nanjye ndo mfite amatsiko ni pito ndumva nshaka kuhagera ahantu nanjye nkavovora inkoko ariko nanjye Peter mu mutima tubona gukwemba wanshinze ati reka nza mwereke tugera ahantu ati wakaraya ubu nagukwemba barakomeje baraje Peter akomeje kuganira n'umukunzi we ageze ahantu ariko ahantu ni hehira muraho nasa naye sha wagira ngo ni bityo ngo yakeye ocho basa hameze nka saa vitaraza w'abazungu ntabwo bumvaga ahantu urabona ko batemye ibiti ariko haza w'abazungu hari amazu meza baraje baganira bitakomeje kumubwira ati rero mukunzi wanjye ati tuziyongeza aramubwira umfata ati reka mbanze nyura hano hirya mbanze ngira ibyo nkora nihagarike ati reka nze mbanze nihagarike icyo atazi nyamukobwa nuko atazi ko Peter agiye kumucika ndebe agiye yinyarisha kandi agiye kumucika ariko abasore bungubu nk'abamafene kuko nk'abamafene bananiranye nawe ndebere ko ndebere aramucitse kabisa nyamukobwa ati ndarya inkoko ati ndamukuraho amafaranga kandi nindangiza ndarya n'inkoko ati nindangize mpita ngo agasopo uyu munsi nta nantarira iwanjye umva imigambi y'inshinzi umfasha ngo ndarya inkoko ndarya ifiriti ndanywa ati ndanayagukuramo ati ntabwo njya ngo ngendera ati byose ndabikora kandi nkwirukana ati baragiyemeje koko abakuzi bame abandi ba muganga ati ndumva wantindi ati ariko se Peter arihe ati ko ataza atarihe tisa irashize Peter maraki tugaruka hari uwinshi wa mugore abana rekuntu bamurebe ati mama wari uri uwo nguwo wari uri hanze mwarimo muganira ninde mama nawe atari kubona ibyo birabareba mwabyana uyu mugore cyangwa ni nk'ishitani ni mushiki wa shitani neza ariko akanako inyana niyo mwe sibyo ndako
ndamu kandi ninde ati hari ahantu ngiye kujya umwana yaramubaje ati none se mabuwo ninde ati nimwishingaho ati ahubwo nimufate ibyo kurya murye nanjye hari ahantu ngiye kujya umwana abaza ati none se aho ugiye kujya ni hehe mama undi ati ndakwiyamye wanshinziwe ubu ncunga iki tujya umenya ibyawe ati ubu nshaka iki wa mukobwa we tumugende mufate ibyo kurya urabibona mbibutse ko keve mama we yamutaye kandi mukuru we mugisha baramushimuse ibyo murabizi muzi mu gice cya karindwi murabizi cyane aha yaje ni kwa nyina wabo keva aba kwa nyina wabo aha ntabwo ari mu mibereho myiza uretse ko mushiki wabo uko ni mushiki wabo wo kwande minada kwa nyina wabo aha ni kwa nyina wabo undi atizana ibyo kurya ahubwo twirire siko se mama avuze barabisikanye mwinjira undi asohokamo aragiye ngo bamwita mama wa Pamela ngo aragiye ibisorori baragerekeranye bararya akana ko kifitiye inzara iyo kagize amahirwe uriya mugore aragenda akana kakwisanzura hamwe na mushiki wabo harabiruka we harabiruka mwishyamba harabiruka ngabo haramufashe ati ntabwo kaciye wa mbesire aha n'imbunda n'inda n'irembo ni abakozi bari bafashe iki wagenzwa bw'icyaha arafashwe n'ubwo muri bya birara bikomeye hari ibirara bikomeye bimeze nka bya bindi babyambitse amapingu ubundi ibi birara ntibimenyere kubambika imiringa nk'iyi nta kintu bibivuze baba baramenyereye we niko sha ati wowe tidoko kirebe aha kumbe wa mugabo yitwa Safari wa mugabo ubambika amapingu mbebutse ko hari naho mwabonye yambika amapingu umudugudu ni Safari ni bwana Safari fande Safari aha ibi birara bikunze kubarirwa ahantu bita mu Minembwe ahantu habi cyane cy'icyaro cya kindi nyiri mu Minembwe haturukana mafene haturukanda mu Minembwe shwida ati aramubwiye ati baramubaje ati urinde ati ukorana n'abandi arangije arabasubiza ati kirazira kumena ibanga ati nkoko iyo yamize ntabwiruka umusaza ati kirazira kumena ibanga inde afande Safari ati hari ahantu uri buze kubivugira abundi ati se kununga imbunda ntabwo bivuze ko wafashe igihugu ati ibyo byo kunkangisha imbunda ati ikindimo ntikimvamo aramushose uwo ninde afande Kimasa bamwita ngo ni afande Kimasa kizi no kwiruka ati ntasoni turumva amagambo uri gusubizanya natwe atako ntagasuzuguro ati nsubiza ibyo nakubajije ati ntabwo ushobora kuvuga aho bari undi ati ntaho mvuga undi ati afande Safari turi buze kubimbwira hari aho uri buze kubimbwirira sha ati warabuza kubimbwira ati mfite hakuvamo amashaza ati rimwe ati ngiye kubara rimwe kabiri ubimbwiye utabibwiye gatatu ndahita nsohora iryo bita ko ari ishaza ati ntabwo utaravuga ati hasigaye rimwe ajya kuvuga ngo undi ati buretse mbanze mbasobanurire ati icyo ndakizi ni igikina ati kandi nta piyese y'ubuzima ibaho ntayo ati muze ndakubwira ati koko n'ubundi abaginga nta kintu bamaze nta kintu bazamarira ati nimara gupfa umurambo wanjye bazawujyana hehe mu Busanza iwabo w'ibiraro w'abakene ariya ni wabo wa bose
ati bivuge. Ariko Aminada urabona kino gisambo gisa nani? icyo kirasa nacyo cyuri Kirihariye nawe baza kirihariye. Ati nimumereze telefone nshyiremo nimero mpamagare maze mpamagare mwumve abo dukorana bariho. Undi ati abyakira afata bamuha telefone ati mu kirebe kitaducika ayandikamo nimero we yandikamo nimero ati se sha ubundi uheruka gusokoza ryari icyo cyaro. Arahamagaye ataro ati yego boss ati bite sha undi aramusubiza ati boss ibintu byabaye birakomeye ibintu byabaye birakaze. Undi ati ni ibiki? Undi ati abaginga batugoye gitu byanze kuvuga ko hari abantu bari kumwe kuko bahita bamunyuza amarugo ya ruso. Undi ati abaginga batugoye gitu ati ubu nagiye kwihisha ati nsanga mu ishyamba rya shyamba ni iryanjye nari nzi yuko ari mu Minembwe ngo ni muri Nyabyo igice kimwe cya Nyabyo. Ati ngiye abaginga badufashe batwirukanganye ati nabacitse nsanga hahandi dusanzwe duhurira ubundi uze nkubwire. Ati ukuntu byagenze amusobanura cyose ati banguka ataba twari turi kumwe buri mwe yaciye ukwe ati nanjye tukwane. Undi atahubwo uwo muzigo nibibeshya bakawutwara murambona ati mugumaho muri ndaje mpabasange. Ati yo tiro ntituyiswati. Undi ati mu masegonda 3 bungezeho yego atumenye ko iyo diru baramutse bayishwanishije bakayiseba ati byari ibibazo. Undi ati geraho mu masegonda ati hari ibintu muri gukinisha aramukubye. Undi ati ntacyo ati twabyumvise reka turindire. Dore uwo bahamagaje ngo agenda ararangaguzwa ntabwo azi ko ishyamba ryafashwe nyamara uyu ninde? Ni umuyobozi ntazi ibyabaye ni umuyobozi w'urubyiruko rwo muri Nyabyo. Ararungurutse hepfo ati ye baba umuginga bamufashe none nanjye mbaguyemo ndebe ahora amanutse nk'umuyobozi amanutse yiyoberanya ko yari ari kumwe na biriya birara ahubwo aje mu isura ya kiyobozi nk'uko abari bagenzi be. Ayitegereza aje mu isura akihagera uriya muginga aranyiciye diru ati none bamufashe ati icyamvuze ati umuginga aramombeje sana bakimubona ikinga kiramubona ati muraho neza vandi ati mumeze mute? Abandi tubati tumeze neza. Aratangira akikubitishije mu mutwe yerekana yuko batari kumwe we ati iki kirara mu gikuyeze. Undi ati si iki gisambo urakizi? Undi ati ibi byaratuzengereje ati muri iri shyamba rya Nyabyo ibi bisambo byaratuzengereje. Kiriseke mbirutse yuko umunyabwenge yabonye ibibazo bije araseka. Undi ati atunyise igisambo ati iki cyaranzengereje nyamara tumwe nawe. Aramusetse Maveni ati uyu muginga hari ikintu yaba yavuze ngo mumbwire, hari amakuru yabahaye? Ati ahubwo tubwire nimba wowe hari icyo umuzi wo nka Maveni. Aramubaza ati niko sha, ati dore n'ibigofero bibi gusa. Ati uzi ko gisuzugura, ati reba n'urusazi gifite, ati cyari cyashyizemo ibigofero. Maveni hari icyo yamwongoreye, hari icyo twaje kwa wa wundi Madama Kamara maze kwiborosa, araje mu kabati mu gitondo
gitondo cya kare arangije ati reka mbanze njye kureba abana, reka mbanze njye kureba abana. Burya umubyeyi arabyutse ajya kureba uko abana baraye. Ageze mu cyumba abona haryamye umwe kandi bari babiri, hari haryamye Runera ndetse na Shanera. Asa ati Shanera niwe uharyamye, ati kunyumve Shanera, ati ubundi aya masaha n'igihe kirabona mutakeye, kumbe yagize ngo Runera yabyutse yagiye. Ati Runera yagiye wowe uracyaryamye, ati nta soni. Ati none se mama ntago uzi ibyabaye bibaye, ati none se habaye, ati nijoro amugesitora, ati nijoro hari abaje nijoro, ntituzi nimba ari abajura, ntituzi nimba ari abagizi ba nabi, twarwanye bidasanzwe. Ati Runera bamujyanye, please Runera bamujyanye ryari nijoro. Ati bateze cyane naje ndagukomangira nsanga harimo naje ndagukomangira wari wasinziriye n'ivuga akanako nase kuki bajyanye Runera wenyine we bakagusiga niba bamujyanye washyize n'iki akanako gushira isoni butindi uruvuga ukansubiza ku buryo mumpamagara simbashe kubumva. Ati kuki bajyanye Runera wenyine we bakagusiga. Mbibutse ko Runera niwe mwana w'uyu mugore gusa, kandi umugore akaba umugore wa Kamari uwo ngo akaba yarirukanwe kubera agafuni uyu mugore yashakaga kumukubita. Mbibutse ko Kamari afite umukobwa witwa Uwitonze, uyu mugore ntamukundana. Uyu mwana Shanera yaje Runera umuzanye ngo babane, kuko yabonaga yuko mukuru we ari we basangiye se batumvikanye, agashaka uzaza mumara irungu. Kurikirana amakuru mvuka ngo aramubajije ngo kuki bajyanye Runera wenyine wowe ntibakujyane. Ubundi ati yumvira mama nawe ra, ati hanyuma se niba atari njye bashakaga. Undi aramubwira ati wanshinzi we, ati wancurije neza urumva ukuntu urimo unsubiza. Aramubwira atari ku mama, ati ubundi ko Kamari we yagiye, ati wegeze umukurikirana nk'uko uri gukurikirana Runera. Ati Uwitonze nawe umukobwa wa Kamari akaba yaragiye, ati ubwo ngubwo kukiwe, ati ko yagiye nimugoroba akaba ataraya, ati ibyo kuki utegeze ubibaza ngo umukurikirane. Ati urumva abantu bakurikiranye ubu ngubu cyaba ari ikibazo. Nyumvire aramubwira ati mama
yagiye kare ati nkiyemera ati ukuntu nayo ndi kwiyemera ati ndarya inkoko tunyaruke muri nyabyo ngo muri nyabyo ameze nk'agatsata ya kera ariko mu gatsata ntabwo hameze gutya muri nyabyo ubu ni nyabyo yateweho abazungu barawubatse ameze ariko amezemo ngaho dore ikindi gisambo kiriza giti komeza uze mbibutse ko aha hari ihuriro ryari ihuriro ryari ihuriro ry'ibisambo dore bimaze kuba bingahe bitatu ati twamene ati n'ikirabyo ati nacyo nikijya kirizanye mafi n'atababadinga bamujeje isoni iki kizanye gute ninde wagihamagaye none kirizanye burya umwanzi arakwizanira we umwanzi wawe n'umumenya ntuzamushyire kure ahubwo uzamushyire hafi yawe ati cara kandi sinongere kumva uvuga tifunga umunwa ati teka amaboko abagabo nabo amapingu baba bari nayo baba babitse amapingu we ati tega imiringa mafene byakibabaje do arimo aragikarisa acyumve akicira isiri ngo nikivuge aracyumvisha ati nubu ati vanamo n'ibi birahuri ati muduhisha amaso kugira ngo mujye muturebera yambaye amapingu kazi uzi ko ari ibyo rya nyabyo we nibyo koko ni ipingu rya nyabyo ariko nimwumve rya nyabyo mugiye ngo ni nk'ahandi mu ishyamba rya nyabyo umusaza arabareba afande safari undi nawe aramureba reba isiri we mwabonye isiri sobeze inyuma gato murebe twaje muri rya shyamba rya nyabyo amuciriye isiri ati wa mujinga we niwongera kuvuga ati aravuga ibindi bibazo wese nsubize inyuma gato murebe do kw'icyo kirizanye ati komeza uze hari ahadise ngo ikimusi gusomara nimusome ngo manda yewe n'izindi ndimi nyinshi zanditse ku kira ngo data materials to umujeri mafe ati ceceka asubiza icyo ubashije wese murebe mafene ikaba mwambika amapingu murebe iki gisambo ariko mwebwe mwitegereza neza iki gisambo mafene iki gisambo cyitwa nde yitwa Baramba ngo ni kazibwami mu marineti mu mataratara vanamo mwana w'imwe w'ibwami nawe ariyo ariko sino abajura abantu basanzwe abantu bashimuta abasabajura basanzwe bibutse ko abari bo bashimutse witwa Mugisha witwa Sara abana benshi cyane aba ntibasanzwe mwaribonyera mwaribonye iryo ni isiri ryawe mwaribonye mwababonye ariko nabo bafande safari afande kimazi bababonye ati afande safari ati ngaho tubwire uko byagenda uwitwa Gisa ati ndi kumva rwose no kuvuga byanze ati ntabwo ndi kuroringa ubwo abantu babandi baroringa namwe murabyumva ibyo ari byo ngo ati kuroringa no kugira gute baramusubiza ati kwica amajini muzeyi ati
ugomba kutubwira ibyo ari byo. Ati ubundi buriya rero muzehe, ati keyboard niwe shoza rya byose. Umusaza ati keyboard ni ariko mukimako keyboard ubanza afitanye communication n'amafene ndebera amafene kibabuze keyboard umuturamo cya ndebera ye babawe umusaza afande safari ati keyboard uwo ninde twamukurahe ati muwahe abarizwahe ati keyboard ni ibanga ry'akazi. Keyboard iri jambo ni iki? Iyi ni password y'aba bajura. Keyboard ubundi niwe shoza rya byose, niwe byose. Keyboard ni password yawe. Keyboard ni password. Keyboard ninde? Barasearch. Abo muzara ati nsobanura keyboard abandi bakamuseka. Ati byo ni ibanga ryacu ntiwamenya keyboard. Atumfasha ati reka mbanze mo afandi safari ati reka mbaze kajibwabo. Atumfasha keyboard uwo ninde aherereye ni wahe? Atangira cy'iminwa ati no urabona yuko gisatangiye aramurebye ryasiri ryabo nyamara hejuru hari uguca isiri bose bahita barabyumva. Ananiwe kuvuga ati keyboard ni uwahe? Ati reka mwereke Kimasa ati rero ati keyboard ni uwahe? Kimasa ati ngwikisha ati reka mufate mujyane y'ibyari amaze ngwikidukikije n'ingumi atari ati nugerayo uravuga neza keyboard maze kukumena nk'imigeri nk'ingahe. Mafe nasigaye avuga ati kabaye ati uriya mujinga niba mukubita ntabivuga. Ariko keyboard ati hasi ati mu bintu ukinisha ntiwibeshye umbeshya ati kandi ntunyinishe iryo ni ikosa. Ati nta muntu wegeze unyinisha ngo byaguye amahoro. Ati niwegere ikigoti atavande rwose ati mbabarire ntundase ndagusobanurira. Ati Kimasa turambwira keyboard uwo ari undi atangiye agiminwa ati ntago musobanukiwe. Ati ndakurasa. Atumba murashe ariko ntabwo isasu ryanjye naripfusha ubusa kuri wowe. Ati reka nkwereke abika imbunda. Ati reka nkwereke undi ati mbabarira dusize hariya bimeze kuriya tugarutse hano haciye amezi nk'atatu mbibutse ko yari mizero babesheye uyu mukobwa imbambare y'umukobwa yabeshye ngo yagize ate ngo yamuteye inda agarutse kumureba yarabyaye mbibutse yuko ari agakino bari ku mukino uyu mwana ari uwa karati yagarutse ku musore nyuma yaho viriye kubyara. Aramubaje ati se umwana ari hehe? Undi aramubwira ati umwana araryamye ati ubu yasinziriye. Pamela ati rwose umwana bamuryamishije arasinziriye. Mizero ati wampamagaye se akaza byibura nkamureba nkanamusuhuza. Undi rero ukuntu yahise amureba agatima gahita kajya ariko nubwo wamusuhuza ntabwo umwana ari uwawe ni uwa karoti. Ahubwo icyo dushaka ni amafaranga. Utazanye amafaranga ni bifu. Ati ubundi si ubundi Pamela ati ubundi si ubundi bwo wibutse kuza kumureba. Nyizera ati ngira ngo ujya kujya kwa muganga ninjye wahamagaje mukuru wawe mpamagaza imodoka ikugeza ku bitaro n'ibitaro ndangije ndabyishyura we. Ati ninjye watanze amafaranga y'imodoka yakugejeje kwa muganga. Ati n'ibitaro ninjye wabyishyuye. Mbibutse yuko inda yafashe Pamela yagiye kureba Mizero kubw'umugambi wabo na Karaki. Ati
Pamela ati none ko wishyuye ibitaro kuki utaje kureba uruhinja ko musa. Mizero ati njye nawe kubera akazi kenshi kambanye kenshi mu rugo nza kumureba. Pamela ati muranasa rero, ati murasa cyane. Ngo murasa hano mu irugu byumvira ngo hehe mu irugu ngo mu mugongo hose ngo ni wowe musabo nyumvira byumvira we ngo murasa mu irugu murasa aho umugabo atabasha kugira gute kureba. Mizero ati wanzaniye umwana se nkamureba hari icyo bitwaye, ati niba dusa nacyo nabyo ndabibona. Arahamagara ati Gatesi Gatesi, undi aritaba yitabira kuri ati nzanira uwo mwana. Mizero ati muhamagare nyine musane ntacyo bitwaye. Ati zana uwo mwana ze kandi uzumufashe neza. Mizero aratangira ati se ubundi ko nduzi washyizemo metero, ati nimba ndi sheri wawe cyangwa se ndi umugabo wawe narabyaranye nawe, umugabo n'umugore basigamo metero ingana gutya. Mbibutse ko iyi metero irimo ingana nka ya yindi yo mu gitanda. Abantu bagura ibitanda bakagura ibitanda binini, hanyuma bashwana umwe akajya hirya undi akajya hino. Metero mukayisigira munje mugura akantu gatoya ka sempure hahandi utari busigemo metero. Nimunashwana metero iburemo ibitera ni binini habonetsemo bizanemo metero. Nyamuneka nimukigurire metero mu buriri, aba nabo biguriye metero mu ntebe. Ati nzanira umwana, ati nzanira umwana muhese. Undi aramubwira ati namuzanye mama bebe. Undi ati ntukanyite mama bebe, ntabwo nyiri mama bebe. Ati njye ndacyari Pamela wa wundi usanzwe uzi. Ati ndacyari ku isoko. Mizero arumirwa we. Aravuga ati ahubwo uyu mwana reka muhese. Ati reka muhese, uwari umumuzaniye Gatesi avuga ati se. Undi aravuga ati se ati kigutunguye niki. Undi biramusetsa ati hehe nyamara narimo konegisi arimo ikintu kitazwi. Ati se ndebera kumwenyura namureba, ndebera indebo yabo we. Atakira arata umwana, ati fata umwana neza. Mizero afata umwana ariko afite bisi, umwana ufite ikibisi hano. Undi aravuga ati reba umwana ko atari uwawe. Mizero aritegereza ati wikorere kuzirambura simbigusabye, ntabwo dusa ntaho duhuriye. Umukobwa atakaba karabaye reba iryo jisho. Ariko we uyu mwana n'uwavutse ra wamaze amezi 3. Ati mu muryango wacu nawe ugira iminwa imeze icya nta n'ugira izi ntoki. Ati kandi iyi bisi y'agahanga ntabwo ariyo mu muryango wacu. Ati mu muryango wacu haba uduhanga tubumbabumbye nka bisi. Urabona iyi bisi yacu nyamara ko ati murasa amazuru arakinagaye. Ati mu muryango wacu nawe ugira amazuru akinagaye gutya. Pamela ati karabazi. Atakira umwana wawe. Undi ati weka. Undi ati none se nakira umwana wanjye wowe ntabwo ari uwawe. Undi aramubwira ati wowe wakira umwana ntacyo, hari ikindi mubwiye. Ati mumpereze. Ati buretse umumpereze neza nubwo uri gutangira kumwihakana. Undi atakira ati umwana n'umuziranenge. Reba ijisho ariko, reba ijisho umwana, reba uyu mugabo. Ati wowe nturi papa. Uriya ari kumubwira ati wowe nturi papa wa kigabo. Ati barakubeshya mama aragira ngo akurye. Ari reba akaganga k'uyu mugabo, reba akaganga wagira ngo ni mbiya neza karabumbye. Karabumbye neza cyane ajya mu wisi. Undi aramubwira ati shaho ubuniye umwana ukaba waci. Undi aramubwira
cyakora iyo uza kuvuga ati umwana n'uwacu ati wibeshye ukavuna uyu mwana wacu ati ntabwo wacika ariko undi arajijwe aramubwira ngo wibeshye ukamvunira umwana ntabwo wancika undi aramusubiza ati numva se ahubwo ko umwana ari uwawe atari uwanjye ihe ariko uyu mwana arareba mwuka abyara ndebera ukuntu areba nyina ari kubeshya ndebera arenda kumubwira ndebera indebo y'umwana uyu mwana uvukiye mu kinyoma azakurira mu kikuku ati reka ngendo ndatise noneho uti ufashe uwo mwanzuro wo kugenda koko ati cara hano banza usobanurire ati ibintu byo kwihakana umwana ati niki gitumye ugenda ugiye ute undi ati mfite akazi kenshi hanyuma rero ngusanze umwana rero atari uwawe ndebere iryo jisho koko sha mundebere rino jisho Damuru we uyu mwana urabona koko areba nkawe uyu mwana arareba nkawe inyabaki abafende ni nk'amafende yuzuye kandi koko bafende twasanze ari ikihebe kihishe mu bayobozi ati uzashake n'ahantu hanze hose bakire barebe mu irugo no mu mugongo ati nawe uzi ifoto uzasanga usa n'uyu mwana ati abantu bazakubwira ko musa mezera ati barakubeshye sha ati barakubeshye upamera ati jambobo kakaba karakoroye niyo kakabweya nukabeshe urabibona kabumbuye umuntu mezera ati ndatashye ati barakubeshye ati bayi kandi nagiye undi ati se koko uragiye koko ati koko uragiye ati pamera kambaye imitwe yanjye kuyifata biranze ati aramwihakanye nawe none ijuru rirangwiriye ati vayo hano wacyanawe nawe ati tuza ndahari ndi mama wawe ati ariko nzakomeza nkoresha amanyanga kandi tuzabaho arangije aribaza ati ariko rero ati uyu mwana nubwo ndi kubeshya umwana rwose ibyo nigira byose uyu mwana asa na karaki amazuru umunwa intoki ahantu hose ni karake umwana nawe ngo aho aramubwiye ngo uzi intambaro ku buryo atavuga ngo umwana niba asa mu irugu mwana wanjye urasa na mizero kandi uzasa nawe ku ngufu tugaruke hehe muri nyabyo kwa byabirabo kajigabo we mubonye iki ibogisi jisha rikuyemo zapfusha ngware amuzanye yarimeneyemo amubwiye byose ariko arimubwira nuko ijisho barimenye afite imiringa ku maboko ijisho barimeneyemo mafe narabirebye arumirwa kabari kamafe ati yabwiye byose ibi ni ibyihebe ati yabwiye byose mumenye ijisho ambwira byose ati kukurira rero no gutera imbabazi ati gusa ijisho narimenye ati ijisho narimenye ati amakuru yose nayamenya fandi mafe ati niko shati wavuze byose ati iki gisambo se cyakubwiye byose uwo ni mafeni ajya kwiruka avanda kimaze ati niwibeshye utera intambwe ati niwibeshye utera intambwe wahagarara aho ngaho amakuru byose kumbe cya gisambo cyabivuze byose ati niwibeshye utera intambwe uratera intambwe aho turakurasa
atakira amapingu afande safari ati mafene mwambika amapingu niwe ati mwambika amapingu ati yibesha ati gira vuba mwambika amapingu ati ibintu byose bibera hano niwe kiyongozi wabyo atatuyesha atwishamo ngo n'umuyobozi nawe kumva abayaje kudujijisha ngo abone uko ajyana amakuru buryo umuntu ni mugari koko mbibutsa ko turi kureba agafilime kitwa umuntu ni mugari aka gasobanuye ugasanga ku Ikaze TV 250 umuntu ni mugari episode ya 15 atuyu niwe bitera cyabyo arareba ati wanjijiwe aturanzurananze gusa ibyo babwiye Kimasa ntabwo tuzi amakuru bavuze uko ameze twabonye amutimbura ikofe agaruka ijisho barimeniyemo azavuga ngo mafini bamwambika ipingu ntituzi ibyo bavuze ati reba hano sha ati ni wowe uri inyuma ya byose burya ukaza ukatwihishamo ati ibisambo byose tubijyane tubanze tubifunge cya gisambo cyitwa Gisa bafashe kare birukaga mu ishyamba paka bagifashe kiti ntago mwatujyana ngo bikunde hari abana twashimuse kandi twarabahishe mu gice kimwe kuko mbibutse ko ishyamba rya nyabyo ni ishyamba rinini ati twabahishe mu gice kimwe cya nyabyo ati abo bana twarabashimuse kandi ni benshi ati mudufunze bakwicwa n'inzara ati koko uko biri kose twebwe turabafungurira undi ati baramaganaye ati bari mu ishyamba rya nyabyo atahatura ati mu gice kinini kigiye kitandukanye mutamenya reba uko mafena mureba ati ntubivuge byose ati ushaka kumenya aho bari ati gira vuba tubwire ati bari mu ishyamba nyine nk'uko nababwiye rya nyabyo ati kandi kugira ngo muzagere kubakurayo ntibizanashobokera ari igitero mutashobora kuva kwivanayo ati kizabica afande Kimasa ati nimaguruke tugende ati tubajyane tugaruke tujye gukora operasiyo mu ishyamba rya nyabyo ati tubajyane tugaruke tujye gukora operasiyo mu ishyamba rya nyabyo tubanze tubafunge bose urumogi imbere reba ukuntu mafena agenda reba ati mungose wo mwabajinga bose n'amapingu imbere utusha gato yiruka urasa bose imbere n'amapingu bose buri umwe n'amapingu tugaruke Pito ararenze ngo aracyari mu bihuru nabo ahantu muzi ko ari mu Minembwe ahantu bari n'ahantu hitwa mu Minembwe umanutse za Karembure ukamanuka hitwa ku Muhima ni ku Muhima si ku Bumuga we ntabwo ari uw'impyisi ntabwo ari umuhima w'impyisi ukamanuka ukarenga ku Mubuga ukamanuka hepfo ugira ahantu hitwa mu Minembwe simpabarangiye mugomba kwishyura aracyabishaka ati ko kwishyano ry'agasore ryirarira riri ati wabona ndi gushaka umuntu w'umugabo muri ibi bihuru byose ati ntawe ari cyanjye yamize ati ubu navuga iki koko ati ifiriti nari kurya inyama nari kurya ati n'amafaranga nari gucyura narangiza nkahita mwirukana kuko iminsi ye yarangiye ati none ndabihombye ati akantu kacitse Marita akagabo kacitse Marita ati nta kuntu njyewe kanshobokera ati nikagenda nyine karabinkoze ariko reka ntahe ati aho tuzahurira hazaca uwambaye umuriro uzaka ati reka nabeho ntahe icyo nzi cyo ni uko umuriro uzaka arakomeje agenda mu nzira ataha nyamara ziriya nzira nizo yanyuzemo Pito agenda ati ntako ntagize pe ndananiwe yamubuze yabuze irengero ryiwe ati ariko niduhura ati jye nta muntu ujya umenyera
ati nzamubera shitani nkuru ati buretse ati ubufaranga bw'ubusa nyamara kandi ubu bufaranga nibwo yaragiye kurira arakinabiranye aratashye mu miki mu minembwe aragize gute aratashye kumbi avande safari agarutse guhiga babana ngubu araje ageze muri karitsiye yo muri nyabyo araje ku mugoroba wa joro mw'ijoro aragenda yigahiga bose agenda ashaka iki ashaka abana imbunda arabanje arayibika ngo hatajya n'abaturage bamwikanga arayibitse neza afite icyombo mu ntoki abandi bita nka radiyo ijoro ririkubye arareba hakurya mu mujyi wa Kigali amatara yatse ndetse na kimwe bita ngo iki kiriya ni igiki convention ahitwa mu mujyi nyamara dore abashimusa umwana dore tugaruke ku bashimusa aba mw'ijoro niki kimutunze n'imbunda yambarikiye amapingu ati wanyu nibataza n'amafaranga ati so n'umukire ntabwo ati so n'umukire nataza n'amafaranga ntabwo uzava arangije arabaza atari ko se ubundi muri bande ati amezi yose maze ndimo hano ati uko ko munyambitse amapingu byibura mwayanyambuye byibura nkabasha kumva amaboko yanjye abohotse ko agiye kuzacika ati mwamfashije mukankuraho aya mapingu ati se ubundi aha hantu ndi Nigeri abandi bati se ubundi ushaka kumenya wundi reba umwana ukuntu yagiye araba kandi igihe cyacu cyose bicara bamutunze imbunda yewe inzara yaramwishe amaso neza arenda guhura ndebera amaso arenda guhura kubera kubyimba kubera ndebera ko cyajyanye ati ubundi wanyu nta gaciro baguha kuki bataza kugushakisha ati bazanye ayo mafaranga bakaza kukujya undi ati mwambabariye ko amafaranga azaboneka ati bazaza kunshaka batazi n'abundi bazabaha amafaranga gute undi ati uko kugushaka niba gushakisha niyo bizaduhesha amafaranga undi aramubwira ati none se bazabwirwa n'iki ahundi kugira ngo babahe amafaranga arangije arababwira ngo mwambabariye koko byibura mwambabariye mwangiriye impuhwe ko amafaranga ataruta umuntu undi ati imbere hano ubusa aka ni akazi ahangaha ni ikiraka mba narahawe ni akazi mba ndiho ati iki ni ikiraka mba narahawe ati iki ni ikiraka undi ati mwambabariye ko ntacyo dupfa ati aka ni akazi nahawe na keyboard we aba ni babana koko ati ni akazi nawe na keyboard undi ati ntabwo nakurekura iwanyu batazanye amafaranga ati koko ni wowe uzampemba ati yego arenda kurira muri ako kanya Fande Safari yumvise ijwi asa nkaho yahageze azamurika n'isitimu abandi barikinga turaza ndahita nkurasa mbibutse ko Fande Safari yambaye rinete zireba cyane rinete arababonye ndababonye kandi ndabona bafite n'imbunda rinete za Fande Safari zirebera mu birometero 2 akaba yarangije kubona ikiriyo niko kubona aba bana mw'ijoro kandi zirabona byatari zirabona ati nababonye ariko ndabona bafite imbunda kandi njyewe ndumwe nabo bamwumvise ari kuza ati turahita tukura aturi uhingura gatwe Safari ati reka mbanze nsubireyo nzane ingabo zanjye zizane imbunda kuko bari abantu ntabwo nabisukira ati nahita mpagwa abandi turaza turahita tukunyuzamo ati twakubonye ati rero ati ukimara guhinduka ndahita nkukubita aturagiye ati sawa ati ubu niyo urugamba rugitangira kuva mumenya aho turi ati urugamba ruratangiye ati ubu nibwo urugamba rugitangira ati wanyu nibatazana amafaranga
ntabwo uzigera uvamo hano, ntabwo uzavamo hano. Iri ni ryo joro ryawe rya nyuma. Mbibutse ko turi kureba agasobanuye. Njyewe nitwa Theogene Ndayisaba. Aka gasobanuye muragasanga ku Ikaze TV 250 mutegurirwa na studio yitwa ku Amaye Studio mu gatunganwa n'uwitwa Ep15. Undati ubyumve neza. Undati mwamba barebye ibranka zarya na bunani. Umva ikindi gikene kurya bunani kandi imbundi kiriwe. Undati ni ryo joro ryawe rya nyuma. Karagasobanuye rero, agasobanuye rwose. Agasobanuye kagenze gutyo mwagezwagaho na studio Amaye Studio mu gatunganwa kandi na Ep15. Kora subscribe, share and comment. Turabakunda cyane. Ciao ciao.